Haleluya, haleluya. Turabashubuje inshuti zacu mudukurikira ku muyoboro ijambo rya Imana TV. Tubaye ikaze muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Imana ishimwe kubana natwe muri uyu mwanya n'iby'agaciro. Imana niguhe umugisha mu izina rya Yesu. Reka dutangire dusenga Imana nk'ibisanzwe, dukomeze muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu. Tugushimiye uyu mwanya uduhaye, umwanya mwiza w'agaciro wo kuganira n'ubwoko bwawe, wo kuvugana n'abantu bawe icyo udushakaho muri iyi minsi. Ntuhabwe icyubahiro kubw'umugambi wawe mwiza ufite ku itorero ryawe, uhabwe icyubahiro kubw'umugambi mwiza ufite ku bantu bawe wahamagaye waremye. Natwe uyu munsi turi imbere y'amaso yawe, turagushimiye ko uduciriye inzira bikemera. Izina ryawe nirishimwe. Ngwino tugire neza muri iri jambo, ushyigikire umugaragu wawe. Mwami Imana yacu, ntaba ari we, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Kandi ndakwinginze Mwami, kugira ngo umuntu wese uzumvira ijambo udukurikiye muri uyu mwanya wese akugireho umugisha. Ni ukuri iri jambo rikora imirimo n'ibitangaza mu mitima ya benshi, kandi ryongere intege mu bugingo bwa benshi, ryongere gukomeza imitima ya benshi, kugira ngo twese dukomeze kuba twiteguye Mwami Imana yacu kugaruka ku Mwami wacu Yesu Kristo. Urakoze cyane, ngwino tugire neza, uduhane umugisha n'abadukurikiye ubwa Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Nk'ibisanzwe tubahaye ikaze nanone. Amazina ni Emmanuel Nzabonimana. Abantu mumenyere kudukurikira, turabashimiye cyane. Turabashimiye abajya muri komenti hepfo bakandikamo, bakadusuhuza, bakaduha kuraje, bakatubwira ati nimukomerezaho, ijambo ry'Imana ni ryiza, ijambo ry'Imana ririmo riratwubaka. Mwese turabashimiye. Dukomeje kandi kubakangurira gukomeza kudukurikira muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Komenti zanyu tuba tuzikeneye kugira ngo tubone ko turi kumwe namwe, kandi turabashimiye rwose. Imana nibaha umugisha mu izina rya Yesu. Nibe ari ubwa mbere dukurikiye ku ijambo rya Imana TV, wakora subscribe cyangwa se sabone, ariko uyu muyoboro wacu uri mu rurimi rw'icyongereza, haragaragaramo ijambo subscribe. Imana iguhe umugisha, wowe wamaze gukandaho, wowe utarakandaho nawe ni ngombwa. Tuba tugira ngo tunasobanure impamvu zabyo. Iyo ukanzeho wakunze ibiganiro byacu, aba ari ngombwa iyo dushyizeho ikiganiro tumaze kugishyiraho, YouTube ihita iguha notification cyangwa ihita iguha ubutumwa bukumenyesha ko twashyizeho ikiganiro. Hari igihe rero wicara ugategereza ukavuga uti se nta kiganiro kirajyaho. Ubwo rero iyo wamaze kwiyabonesha cyangwa se kwiyandikisha subscribe, wamaze gukora inscription, ni ukuvuga ngo ikiganiro dushyizeho kikugeraho ukakibona mu ba mbere. Yemwe hari n'abakibona kitari cyafunguka, nk'uko amabwiriza ya YouTube ateganya. Hari ikiganiro kitahita gifunguka ako kanya, ariko iyo wakoze subscribe, kino kiganiro tukimara kukironshinga kigiye hanze, uhita ubona notification kikakugeraho ku gihe. Niyo mpamvu, kandi turabashimiye mwese abadukurikirana. Uyu munsi rero tugarutse kuganira namwe ijambo ry'Imana. Nk'ibisanzwe tubanza kuvuga impamvu dufashe uyu mwanya Imana iduhagurukije muri ubu buryo. Kino gihe turimo biruhije abantu benshi, biragoye. Ijambo ry'Imana ni ingume, ariko ntibyatunguye abantu abera, abantu b'Imana bari bafite amakuru ko hagiye kubaho ibihe by'inzara mu buryo bw'umwuka. Iby'Imana yavuze rero iyo byasohoye, nta kindi dukora uretse kwegera Imana, tugasenga, tukongera gukiranuka, tukagenda nk'uko bikwiriye intore za Kristo Yesu. Imana irongera ikatugarukaho. Imana iduhagurukije muri ibi bihe rero ngo tubwire abantu b'Imana ijambo ry'Imana. Abantu benshi bagiye bagoreka ibintu, abantu benshi bagiye batwara ibintu uko bitari, ariko turagira ngo tubabwire ngo urufatiro ruzima Kristo yashyizeho ntabwo rwahindutse, ruracyari rwa rundi.
iyi nzira, uru rugendo tugendamo rufite amabwiriza, rufite amategeko. Ijambo ry'Imana ni rya rindi, Bibiliya ntabwo yigeze ihinduka. Ariko ndagira ngo mabwire ngo inshuti bavandimwe, duha agaciro ijambo ry'Imana bikitwa uyu munsi. Duha agaciro ijambo ry'Imana bikitwa uyu munsi, kuko hari igihe bizaba bitagishoboka ko ijambo ry'Imana ribwirwa abantu. Hari igihe bizaba bitagishoboka ko ijambo ry'Imana ritambutswa mu buryo runaka. Bibiliya abenshi mwarabibonye ko hagiye haduka uburyo bwo guhindura amabibiliya. Ubuhanga bwaraje, duhanganye n'ikinyejana cya 21 kirimo ikoranabuhanga rikomeye, kirimo ubwenge buhambaye, kandi iki kinyejana kizahindura ibintu byinshi ku isi. Wowe udukurikiye uyu munsi, turakugira inama yo kwikomeza ku byera cyane, turakugira inama yo kwikomeza ku ijambo ry'Imana, kandi muvome hakiri igihe cyo kuvoma. Nyamuna nimwibikeho ijambo ry'Imana hakiri igihe cyo kuryibikaho, mumenye ijambo ry'Imana rizabatunga no mu bihe bikomeye. Turabagira inama rero yo gusoma ijambo ry'Imana, yo kudukurikirana, kandi nawe ugasoma ijambo ry'Imana, ugafata umwanya ugasoma ijambo ry'Imana, ukumva icyo Imana ivugana nawe, ukamenya ubushake bw'Imana binyuze muri iri jambo. Hano habitsemo ibintu byose umuntu wese akeneye. Iby'ubwenge byose birimo, iby'ubuhanga byose birimo, iby'ubuzima byose birimo, iby'imyitwarire n'umuco birimo. Mbese nta kintu na kimwe kitari muri iri jambo. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo nimucunguze uburyo umwete mugifite igihe. Imana itugire neza. Uyu munsi Imana iduhaye ijambo tuje kuganira n'abantu b'Imana rivuga ngo gutabara kw'Imana ntikugira formule. Ushobora kuba wasomye titire y'iki kiganiro, ukaba ugisomye ukaba usanze handitseho ngo gutabara kw'Imana ntikugira formule. Ukaza uje kureba mbese ni gute koko bimeze biti. Nibyo Imana iduhaye kugira ngo tuvugane nawe, kugira ngo twongere twibutse abantu b'Imana iyi nzira Imana inyuramo itabara. Nta muntu wabasha kuzidetermina, kuvuga ngo iranyura ahangaha, iraza guca aha, iraza kubigenza gutya, iraza kubikora gutya, ngo bibe ibintu bimenyerewe ku buryo umuntu yavuga ati Imana izaza muri ubu buryo. Ari naho twitiranya ibintu, tugafata ibintu uko bitari, Imana tukayitwara mu murongo itarimo. Imana igira inzira zayo inyuramo itabara abantu bayo. Imana ishimwe. Tuje kubwira abantu rero ngo gutabara kw'Imana no gukora kw'Imana ntibigira formule, ku buryo umuhanga yahariya akerabora, akavuga ati dore formule ngiyi inyuze ahangaha igaca aha, ikongera ikanyura aha, igahingukira aha, yatabara muri ubu buryo. Abantu biga imibare turabimenya, turabizi ko hari ikintu ugomba kugeraho, hari ikindi wabanjeho. Ukavuga ngo ndafata iki nteranyeho iki nze kubona iki ngiki, cyangwa mfata iki nkuremo iki nze kubona iki, cyangwa mfata iki nteranyeho iki ngabanyije n'iki ndaza kubona iki ngiki. Izo ni formule zisanzwe. Cyangwa mu buzima busanzwe hari formule ivuga ngo nujya gucuruza ugafata amafaranga ukayabika, ntujye kuyaranguza ukayerekera kuri konte, ntabwo uzunguka. Birumvikana hari amategeko agengwa n'amaformule. Nibe wabikije wabikuje, hari ayasigaye kuri konti, hari amafaranga yasigaye. Nibe wagiye guhinga, hari imbuto wagiye gutera, kandi hari n'ibyo uzasarura. Mu yandi magambo, ibintu byinshi bigenda bigira formule bikorwaho. Ntabwo wakora ikintu udafite aho wagihereye. Ntabwo wajya kubaka inzu utabanje gukora igishushanyo ngo uyipime, numara kuyipima urebe ingano zayo. Abahanga mu kuzipima bagashyiramo amadiagonali, bakareba ko inkuta zose zizaba zireshya, impande zose iyi nzu izaba ihagaze neza. Ibyo byose ni amaformule agenga ibintu. Abagiye mu ishuri ibyo murabizi, ariko n'abataragiye mu ishuri ibyo nabyo murabizi. Iyo ugiye guhinga imyaka, guhinga kijyambere ibirayi, kwa kundi ucukura umurongo ukagenda utambika, ukaza gushyiramo ifumbire hepfo, ukongera ugacukura undi murongo ugatambika, irya nayo ni formule.
ni forumire uba wakoresheje kumenya ngo hagati y'ikirayi n'ikindi harajyamo intera ingana gutya kugira ngo bizabyare umusaruro ungana gutya. Mbanje kugusobanurira forumire icyo ari cyo. Ikintu cyose ukora uba ufite ishingiro ry'icyo kintu, kandi iryo shingiro rikaza kuguhereza ikintu nyacyo wari ugamije kuza kugeraho. Ndashaka kubwira abantu b'Imana rero ijambo rivuga ngo gutabara kw'Imana cyangwa se gukora kw'Imana ntabwo bigira forumire. Ngo umenye uko yatabaye kwa Manuel ejo mu gitondo ngo nanjye niko izatabara iwanjye ejo bundi, waba wishuka. Tugiye kubireba. Ikaze, karibu muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Imana iduhane umugisha. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana tugiye kwifashisha muri uyu mwanya. Turaza kureba ibyiciro bitatu Imana yatabayemo, Imana yakozemo, hanyuma twongere tubwire abantu b'Imana ngo gutabara kw'Imana ni kugira forumire. Naho wagira imbaraga, naho wagira ubwenge, naho wagira ubuhanga, iyi Imana ije gukora byose irabihinyuza. Ndashaka kuza kubabwira uburyo umuntu w'Imana adakwiye gutegereza gukora kw'Imana no gutabara kw'Imana mu buryo watekereza. Kuko Imana iyo ije gukora nta na rimwe igiza gukora ngo ikore inyujije mu kweho watekerezaga izakora, ahubwo inyura mu buryo bwayo iyo igomba gukoreramo bigahesha icyubahiro. Imana ishimwe. Reka dusome igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Tugiye gusoma kino gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, turasoma igice cya 12 dusangamo amateka ya Petero. Dusome n'igice cya 16 dusanga umugabo bita Paulo n'umugabo bita Sila. Turaza no gusoma mu gitabo cya Yosuwa igice cya 6, turebe uburyo Imana yatabaye Abisirayeli ikabakura imbere icyo bita Yeriko. Imana ishimwe. Kandi muri iki kiganiro nawe ibimeze nka Yeriko, ibimeze nk'izi gereza abantu b'Imana bagiye bajyamo, nawe Imana yagusohoramo mu izina rya Yesu. Yagusohoramo mu buryo bwayo, yabikora mu buryo bwayo. Icyo usabwa ni ukwizera no gukiranuka ugategereza Imana. Imana iduhane umugisha. Reka dusome ibyakozwe n'intumwa igice cya 12. Twihute dusome hanyuma tuganire kuri aya majambo, kuri iyi mirongo tugiye gusoma. Igice cya 12 haranditse ngo, nuko muri icyo gihe umwami Herode afatira abo mu itorero bamwe kubagirira nabi, yicisha Yakobo inkota mwene se wa Yohana. Abonye ko anejeje Abayuda ariyongeza afata na Petero. Icyo gihe hari mu minsi y'imitsima idasembuwe. Amaze kumufata amushyira mu nzu y'imbohe, amuha abasirikare 16 kumurinda bane kugira ngo azamushyire abantu Pasika ishize. Nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, ariko ab'itorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Kansubire kuri aka kantu umurongo wa 5 ngo nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, ariko ab'itorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Herode yari bumusohore iryo joro Petero yarasinzira hagati y'abasirikare 2 aboheshejwe iminyururu 2, abarinzi nabo bari ku rugi barinda inzu y'imbohe. Nuko marayika w'umwami Imana ahagararaho, umucyo waka mu nzu. Marayika akoma Petero mu mbavu aramukangura ati byuka n'ingoga. Iminyururu imuva ku maboko iragwa. Marayika aramubwira ati kenyera ukwete inkweto zawe. Abigenza atyo. Arongera aramubwira ati wifubike umwitero wawe unkurikire. Arasohoka aramukurikira, ariko ntiyamenya ibyo marayika akoze ko ari iby'ukuri, ahubwo agira ngo abirose mu nzozi. Banyuze ku barinzi ba mbere no ku ba kabiri, bagera ku irembo rikingishijwe urugi rw'icyuma rijya mu murwa, rurabikingurira ubwarwo. Barasohoka banyura inzira imwe, uwo mwanya marayika amusigaho. 11 Petero agariye umutima aribwira ati noneho menye by'ukuri yuko umwami Imana yatumye marayika wayo ikankura mu maboko ya Herode, ikankiza iby'ubwoko bw'Abayuda bwatekerezaga byose. Akibitegereza atyo asohora kwa Mariya nyina wa Yohana wahimbwe Mariko, aho abantu benshi bari bateraniye basenga. Imana itugire neza. Katurikira aho ngaho.
Dusomye ijambo ry'Imana ritwereka umukozi w'Imana Petero. Herode arari bumwice, kuko yari amaze kwica Yakobo mwenyine nyina wa Yohana. Ngo abayuda barishima, bishimira igikorwa cyiza Herode akoze, banezezwa nuko Herode yishe Yakobo. Baravuga bati bien, ukoze neza, bamukomera amashyi bati ibyo bintu ukoze ni byiza cyane. Nawe rero ariyogeza aravuga ati none ubwo nishe Yakobo, reka njye no gushaka Petero shebuja wabo, kanjye kureba shebuja nawe mwice mugenze kwa kundi. Ngo ariko cyari igihe cy'imitsima idasembuye, cyari igihe biteguraga Pasika. Iki gihe rero ntabwo byashobokaga ko abantu bicwa. Imana itugire neza. Hari abantu bagira ishyaka mu murimo w'Imana, ariko bakaba bakica abantu baba ngo bari kurwanira Imana ishyaka. Aba bantu Imana ibakurinde mu izina rya Yesu. Imana ibaturinde. Imana iturinde abantu barwana ishyaka bakavuga ko barwanira Imana ishyaka kandi bakica abandi. Aba bantu bashakaga kuzimya izina rya Yesu muri izi ntumwa, ngo biye kuvuga Yesu. Nyamara basomaga Bibiliya, bari bafite imizingo y'ibitabo, bari barasomye amategeko ya Mose, bari bayafite, babanaga nayo. Ibi byose byari byarahanuwe babizi, barabisomye. Ariko iri zina Yesu abantu barivuga, umwami aterwa imbaraga n'abaturage zo kwica bene abo bantu. Bibiliya itweretse uyu Yakobo mwene nyina wa Yohana yari amaze igihe apfuye, akaswe umutwe ku karubanda muri stade, abantu bose bareba, bakomera amashyi umwami. Ngo umwami abonye ko anejeje abayuda, aravuga ati reka nze noneho mfate n'uriya bita Petero, sha kafate n'uriya mushumba wabo. Ndagira ngo mbwire abantu b'Imana ngo gutabara kw'Imana ntikugira formule. Uko wamenyereye, uko wabimenyereye, utazishuka ugakora mu jisho ry'Imana. Gutabara kw'Imana ntikugira formule. Petero rero baramufasha, bamujyanye mu nzu y'imbohe kimwe n'abandi bose ngo bafatwa bakajyanwa mu nzu z'imbohe. Nawe niko yagiyemo, yagiye nk'abandi, ariko we bashyiraho umwihariko. Ariko uyu mwami ashobora kuba yaritiranije imbaraga z'Imana ko hari zitandukanye, ntabwo nzi ukuntu yabitekerezaga. Uyu muntu yarindishije abasirikare 16, bane, akarindirwa mu mbago, agasinzira abasirikare bamwiziritseho n'iminyururu. Uyu muntu sinzi niba baratekerezaga ko ashobora kubacika akoresheje imbaraga z'umubiri. Ntabwo mbizi, ushobora kuba nawe ari gutekereza, ariko Imana si kwikora. Nubwo buryo yabukoresha, ariko Imana ibishaka gukora ikintu cyemeza umuntu, ikamuremera cyangwa ikaremera abantu ikibemeza. Nigeze kumva umuntu umwe aririmba aravuga ngo Mana uzandemera ikibemeza. Hari igihe Imana irema ikintu kikemeza abantu. Muri komanteri muzatubwire nawe niba ari ikintu Imana yakoze kibemeza, uzatubwire. Niba ari naho yagikoze iwanyu, wabonye Imana igakora imirimo, igakora ikintu cyemeza abantu bakavuga bati ni Imana ikoze imirimo, mujye muvuga imirimo y'Imana. Petero arafashwe, ajyanywe mu nzu y'imbohe, arafunzwe, ashyizweho abarinzi benshi,
16 abasirikare bakomeye, 4 mu ruhande rw'imbere, 4 mu ruhande rw'inyuma, 4 mu ruhande rw'iburyo, 4 mu ruhande rw'ibumoso. Mu yandi magambo yari arinzwe ku buryo icyumba yari arimo cyari kirinzwe mu buryo bukomeye cyane. Umwami avuga ati, amashyi nabonye ya rubanda, uburyo bankomeye amashyi maje kwica Yakobo, nongera nkayabura, Pasika nirangira ndaje nice noneho kizigenza wabo, noneho ibi bintu bya Yesu mbe ndabirangije, ndabimiramije, ndabishoje mu Bayuda. Kubera iki? Bari badukanye ibintu batamenyereye. Imihango yabo y'idini, iyo bajyaga mu masinagogi no mu muki, babwiranaga amategeko ya Mose, byari byo, ariko Yesu aje ntibamwemera, barangije baranamwica. Inyuma gatoya ku murongo, ku gice cy'Icyenda kitwereka umugabo bita Stefano, uburyo bamwishe barwana ishyaka ry'Imana. Ariko mu gupfa kwa Stefano hakaboneka imbaraga z'Imana, abantu bakihana, ndetse bakihana ari benshi. Abantu ntibarebe ko barimo kurwanya Kristo w'i Nazareti. Muri iyo minsi Sawuli arahamagarwa nawe arenganya abantu b'Imana. Reka ngaruke cyane kuri umugabo bita Petero. Rero nze kukwibutsa uyu mugabo Petero ni wa mugabo wari kumwe na Yesu Kristo, ari kumwe n'abandi bigishwa, ari kumwe n'intumwa. Yesu akamuhamagara amaze ati, Petero, 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 urankunda? Amuhamagara mu inshuro 3. Petero yita avuga ati, urabizi ko nkukunda. Amubwira ati, ragira umukumbi wanjye. Ndashaka kwibutsa ko uyu mugabo Petero, Yesu yari amaze kumubwira ngo kuri wowe niho nzubaka, niho nzakira urufatiro rw'itorero ryanjye. Ndagira ngo mbwire abantu bajya bishuka ku bantu b'Imana, nyamuna mujye mugenda gakeya. Hari ahantu batarenga, hari ahantu mbese hari umurongo ntarengwa umuntu atagomba kurenga ngo adakora mu jisho ry'Imana. Niba uyu muntu yaravuzweho n'Imana, niba uyu muntu Imana hari icyo yavuze agomba kuzakora, kuba warishe Yakobo ntibiguha uburenganzira bwo kwica na Petero. Imihamagaro bahamagariwe n'icyo Imana yabashyiriho biratandukanye. Herode rero yagize ngo Petero nawe araza kumugenza nk'uko yabigenje kwande kwa Yakobo. Ariko bigeze ninjoro, nageze ku murongo wa 5 hariya musubiramo, aho ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Petero arindirwa mu nzu y'imbohe cyangwa muri gereza, ariko abitorero ngo bagira umwete wo kugira gute, wo kumusabira, bagira umwete wo gusenga, bavuga bati, data, ejo bundi usubiye mu ijuru Yesu, hari amakuru dufite. Igihe waduhamagaraga Petero turi kumwe, ukamubwira ngo kuri we niho uzashinga urufatiro rw'itorero. Igihe wahamagaraga Petero urimo uvuga ngo Petero, Petero, Imana itugire neza. Turacyabyibuka Yesu yaraherutse kugenda muri iyo minsi, abantu bagifite amavuta, Mwuka Wera kimara kuza mu bantu, akoresha abantu imirimo n'ibitangaza, abantu bagifite imbaraga zo guhamya, abantu bagihagaze ku ijambo rizima, bagishyushye. Yesu nibwo yari akigenda, akarengane kabazaho, ariko abitorero ngo bagira umwete wo kumusabira, bati, Petero tuzi Imana yavuzeho, Kristo wahamagaye ukamubwira ngo kuri we niho uzubaka itorero. Ibi bibaye ni ibiki? Yakobo ejo ndi baramwishe turabibona. None se na Petero, ibyo wavuze warabeshyaga, ibyo wavuze byari gipindi, ibyo wavuze ntabwo ari bya nyabyo. Baravuga bati, dutegereje kureba mbese Mana shinzira. Rero twe turasenga, ariko Imana igira inzira zo gutabara. Ubahari wenda barasengaga bati, nyura mu mwami ahindura uburyo, azaza muhimbabaza murekure ku mugaragaro. Ariko twe dusenga twinginga Imana ngo nitabare. Imana ishimwe. Tubwira Imana ngo tabara runaka, tabara runaka, rengera kanaka, rengera, dore biriya nibi gira uko ubigenza.
niryo sengesho ry'abera. Hanyuma Imana itabara mu buryo bwayo. Ndashaka kuvuga rero ko gutabara kw'Imana kutagira formule. Nubwo umwami yarindishije abasirikare 16, nubwo yashyizeho iby'imbaraga byinshi, ariko ntibyabujije Imana kuza gutabara. Ngo bigeze mu gicuku, Petero asinziriye hagati y'abasirikare babiri, abandi bahagaze ku rugi hanze, marayika w'umwami Imana azamo imbere mu nzu y'imbohe. Hanyuma ngo umucyo urakwira hose. Umucyo umaze gukwira hose, arangije akoma Petero mu mbavu, ngo aramubwira ati, Petero, Petero, kanguka ukwete inkweto zawe, nurangiza, haleluya, wikenyeze umwitero wawe. Ubutumwa bwiza burakomeje, ntabwo urugendo rurangiye. Ambara inkweto zawe, ubutumwa buracyahari, umurimo uracyahari. Kenyera umwitero wawe, dore ambara imbaraga. Ntabwo urugendo rurangiye, ntabwo umurimo urangiye, ntabwo ugomba kuzagera haragera. Haguruka, agira n'ingoga, ngo agira bwangu. Arangije aramubwira ati, niba umaze gukenyera rero, ukaba umaze kwikwiza, nkurikira. Aramukurikira. Inzugi zirakinguka, abasigaye ntibamenye ibyabaye, basinziriye. Inzugi zirakinguka, ngo bageze no ku rugi runini rwerekera mu murwa, narwo ngo rurabikingurira ubwarwo. Bana tugire neza. Ni izihe mbaraga wabonye zikora imirimo nk'iyi? Ni izihe mbaraga wumvise zakoze imirimo imeze gutya? Umwami ari aho bari mu bya Pasika, azi ko nirangira aje akica Petero. Ariko marayika w'umwami Imana araje amuvanye mu nzu y'imbohe. Ngo Petero rero bageze hanze y'urwo rugi, marayika amusigaho. Petero akigarura akenge, akigira ngo hariya birotaga mu nzozi, ngo abona ni ibyanyabyo ko marayika w'umwami Imana yaje yamuvanye mu nzu y'imbohe. Imana ishimwe. Imana ijya ibasha kuvana umuntu aho umwana w'umuntu atabasha kumukura. Imana ijya ibasha kuza ikavana umuntu ahantu umwana w'umuntu atakuvana. Imana ishimwe. Ndagira nkubwire ngo niba Imana yaratabaye kwa Petero muri ubu buryo, ndaje nkwereka ahandi yatabaye, uraza gusanga nta formule wabasha gukora wowe ngo uvuge ngo Imana izatabara gutya. Niyo mpamvu abantu benshi bibeshya bagatekereza ko Imana igiye gutabara uko batekereza. Iramutse itabaye uko utekereza, ntabwo ibyo byakubahisha Imana, ahubwo wowe wakumva ari wowe wabitekereje ukabishyira mu bikorwa. Ahubwo gukora kw'Imana kunyuranya n'imigambi y'abana b'abantu. Imana itugire neza. Reka dusome igice cya 16, turebe uyu mugabo bita Paulo, turebe n'uyu mugabo bita Sila. Imana ishimwe. Turahera ku murongo wa 16 kugira ngo tubashe kwihuta. Umurongo wa 16 turavuga ngo bukeye tujya aho basengera, duhura n'umuja uragura utewe na dayimoni, yungukiraga abashebuja cyane n'ingemu. Uwo akurikira Paulo natwe asakuza ati, aba bantu ni abagaragu b'Imana isumba byose, kandi barababwira inzira y'agakiza. Iminsi myinshi agumya kubigenza atyo, ariko Paulo abonye ko amurembeje, arahindukira abwira dayimoni ati, ndagutegetse mu izina rya Yesu Kristo muvemo. Amuvamo muri ako kanya. Reka twihute. 19 bashebuja babonye yuko nta ndamu bakimutezeho, bafata Paulo na Sila barabakurubana, babajyana no mu iguriro ku batware. Babashyira abacamanza bati, aba bayuda bahagarika imitima cyane yabo mu mudugudu wacu, kandi bigisha imigenzo tuzira kwemera cyangwa kuyikora kuko turi Abaroma. Abari bahateraniye bahagurukirira icyarimwe abacamanza, babatanyaguriza imyenda, bategeka ko babakubita inkoni. Bamaze kubakubita inkoni nyinshi, babashyira mu nzu y'imbohe. Bategeka umurinzi kubarinda cyane. Nawe ategetswe atyo, abajugunya mu nzu yo hagati, akomeza amaguru yabo mu mbago. Ariko mu gicuku, Imana ishimwe, Paulo na Sila barasenga, baririmbira Imana. Izindi mbohe zirabumva. Uwo mwanya habaye igishyitsi cyinshi, imfatiro y'inzu ziranyeganyega, inzugi zose ziherako zirakinguka, iminyururu ya bose iradohoka. Uwo murinzi arakanguka abonye inzugi z'inzu y'imbohe zikingutse, agira ngo imbohe zacitse, akura inkota ye, nuko agiye kwiyahura. Paulo avuga ijwi rirenga ati, wikigirira nabi, twese turi hano. Imana itugire neza.
tuvuye kwa Petero tugarutse kuri uyu mugabo bita Pawulo na Sila. Pawulo akoze umurimo. Uyu ni Pawulo nibutsa abantu warenganyaga itorero ry'Imana, ariko Imana imaze kumuhamagara ari mu nzira y'Emawusi, ari mu nzira ajya kurenganya ubwoko bw'Imana. Imana igize gute? Iramuhamagara, umwijima uramutungura. Ariko si byo shaka gutindaho cyane, arahinduka aba umuhamya wa Yesu Kristo. Nawe amaze guhamya rero ari kumwe n'umugabo Sila, bigisha abantu ibyo guhinduka, ibyo kwihana ibyaha no gukurikira Yesu. Bahuye n'uyu muntu wari igikoresho cy'abanyedini, waraguraga agakorera abantu imirimo n'ibitangaza akoresheje imbaraga za gishitani za gipfumu kugira ngo yungukirwe, nyamara yari uw'idini. Kuko abantu bavuze ko bamaze kubona ko Pawulo amaze kumwirukanamo abadayimoni, amaze gukira, babona barahombye, babona wa muntu ntari gukora imirimo n'ibitangaza. Ndagira ngo mabwire ngo abantu bashaka ibitangaza ariko ntibashaka Kristo Yesu. Abantu bashaka imirimo ariko ntibashaka Yesu. Ntibashaka gukora imirimo ariko barashaka imirimo kwibakorerwaho, ariko gukora imirimo ntibamushaka. Nicyo gitumye rero abantu benshi bayobye bagakurikira ibitangaza n'ibimenyetso byinshi, ariko Kristo ntibamukeneye. Aba bantu rero bari bafite uyu muntu bakoreshaga nk'ikigirwamana cyabo kibakorera umuti, kibazanira iby'imibereho iby'indamu, niko Bibiliya yatubwiye. Hanyuma rero Pawulo amaze kumwirukanamo abadayimoni, kuko abadayimoni biyoberanyaga ngo bakavuga ngo ni abantu b'Imana, ngo ibyo bababwira ngo ni ibyiza mu bumvire. Ariko Pawulo abonye bamurembeje abadayimoni, arahindukira aramucyahamo abadayimoni. Uwo mwuka w'abadayimoni amumwirukanamo, indamu bari bategereje muri wa muntu zirabura. Ba bantu bari bategereje za ndamu bajya kurega rero bavuga bati, dore uyu mugabo Pawulo na Sila babakurubanira mu iguriro, ahantu abatambyi bari, abategetsi bari. Baravuga dore aba bantu barimo barayobya Abayuda, barimo kuzana inyigisho twebwe rwose tutemera, bari kuzana imigenzo twebwe Abaroma tutemera namba. Niyo mpamvu aba bantu bayobeje abantu benshi. Imana itugire neza. Babaciriyeho imyenda, ngo barangije bakubita inkoni nyinshi. Bamaze kubakubita inkoni nyinshi, basunikira mu nzu y'imbohe, ngo babwira umurinzi kubarinda cyane, kubarinda cyane. Ndagira ngo mubwire ngo imbaraga z'Imana ntizikangwa na bene ibyo. Imbaraga z'Imana ntizikangwa na bene ibyo. Kubarinda cyane. Imana ishimwe. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana twizeye, Imana yo mu ijuru, Uwiteka Imana Nyiringabo, imbaraga ze, gutabara kwe, gukora kwe ntibigira formule. Nta kintu gikanga imbaraga z'Imana. Hejuru y'imbaraga zose hariho imbaraga z'Imana. Hejuru gukora kw'abana b'abantu hariho gukora kw'Imana. Hejuru y'ubwenge bw'abantu hariho ubwenge bw'Imana. Ndagira ngo mbwire abantu b'Imana ngo nimwikomeze kuri iyi Imana. Imana yacu irakora, Imana yacu iratabara, Imana irasubiza. Imana yacu ishimwe kandi yahabwe icyubahiro. Babashyize mu nzu y'imbohe, ngo uyu murinzi nawe akimara kumva iryo tegeko ryo kubarinda cyane, ngo abasunikira mu nzu yo hagati. Ubwo niyo twakwita kasho. Muri gereza abagezemo bavuga ko ngo habamo na gereza mo imbere kandi n'ahari muri gereza, ngo iyo ngiyo bakayita kasho. Ushobora gusanga umuntu ari muri gereza ariko ari no muri kasho, afunzwe kabiri. N'ubundi yaragabwa ari muri gereza ariko yakoze ikindi cyaha, ashyizwe muri gereza yo muri gereza. Iyo yo ni mbi cyane, kuko aba bahungu aho bari bafunze, uwabafunze ngo yabakomeje amaguru. Mu yandi magambo, yababoshya amaguru kugira ngo batanyeganyega, kugira ngo batabuja. Imana itugiriye neza. Ndagira ngo babwire ngo Imana ntikangwa n'ibikomeye. Imana nta bintu biyikanga, nta bintu bibasha gukanga Imana. Iyo umuntu ari mu murongo mwiza wo kubaha Imana, iyo umuntu ari mu murongo mwiza wo gukiranuka, nta bibi nta by'imbaraga byabasha gukanga Imana. Imana itabasha gukura mu muntu wayo. Imana ishimwe. Aba bagabo rero ngo bageze ninjoro mu gicuku, haleluya haleluya, bageze mu gicuku ngo barasenga. Bamaze gusenga kandi baririmbira Imana yabo. Bamaze kuririmbira Imana yabo rero, ngo izindi mbohe zose zirabyumva. Nubwo bari bafungiye mu kazu kamo hagati kabo bonyine, ariko
umunwa ntiwari ufunze, Imana ishimwe, umutima ntiwari ufunze, bari bafunze umubiri gusa, ibirenge amaguru bayahambiriye, ariko umunwa ufunguye. Barangije bararirimba, barangije barasenga. Iminyururu rero muri kwa gusenga no kuririmba, ijuru riravuga ngo reka dutabare, reka twereke abantu Imana icyo ari cyo. Imana yavuga iti reka niyerekane byibura abantu barebe uburyo nkoramo. Ngo izindi mbohe zirabyumva, zimaze kubyumva haba igishyitsi gikomeye cyane, igishyitsi gikomeye. Imana ishimwe. Nta by'imbaraga biriho biri hejuru y'imbaraga z'Imana. Turagira ngo tubwire abantu b'Imana ngo ibyagukuye umutima birahari, ariko humura, hejuru y'ibyo byagukuye umutima hari imbaraga z'Imana. Komera ku Mana, ntagire ibintu biguca intege ngo bigukure umutima wiruke uve mu nzira. Hejuru y'ibyo byose hari imbaraga z'Imana. Hanyuma rero igihe kigeze, igishyitsi kirahinda, kiba cyinshi. Ubwo aho inzu y'imbohe iranyeganyega, iratigita, iminyururu noneho ngo iradohoka, abantu baradohoka, abantu bose, iminyururu y'abantu bose, niko Bibiliya yatubwiye. Ntabwo ari iya Pawulo na Sila gusa. Umuntu w'Imana ubundi ahantu aherereye hakabaye hari isumbwe ryo gukora kw'Imana, amahoro akaboneka, imbaraga z'Imana zigakora imirimo n'ibitangaza, zikayikorera abamenye Imana n'abataramenye Imana. Bose bakungukira ku mukiranutsi, bose bakungukira ku muntu w'Imana. Pawulo na Sila bamaze gusenga, iminyururu yari iboshye imbohe zose ngo iradohoka, bose baradohoka, bose barirutse, bavuga bati ariko ibyo ari byo byose hano hantu harimo abantu badasanzwe. Imana ishimwe. Imana iguha imbaraga aho uri hose, byibura umuntu ajya abona ko hari umuntu udasanzwe, umuntu ajya abona ko harimo umuntu uri mu mwuka w'Imana. Imbaraga z'Imana zibasha guhindura ibintu byinshi. Imana iguha imbaraga zibasha guhindura ibintu byinshi, zibasha guhindura sosiyete. Abantu b'Imana twabaye abakiranutsi, abantu b'Imana twabaye inyangamugayo, abantu b'Imana twabaye abantu bari parfait. Icyo nshaka kuvuga ni uko sosiyete yaba nziza, ariko Imana iduha imbaraga zo guhinduka ubwacu kugira ngo tubashe no guhindura abandi. Imana itugiriye neza. Aba bagabo rero bamaze gusenga no kuririmba, iminyururu imaze kudohoka, n'inzugi zose zirakinguka. Hanyuma ngo umurinzi amaze kubona inzugi zakingutse, arebye yumvishe imbohe zirimo zishima Imana, ziririmba, ziterera hejuru, zivuga ziti hano hantu hajemo abantu badasanzwe, hano hantu hajemo izindi mbaraga zidasanzwe, kubera ko Imana yari yamaje kuhagera. Umurinzi aravuga ati rero ubukambayeho, ba bantu bandindishije ubu batorotse, ndaje mpfe. Ngo yikuye inkota agiye kuyitera, Pawulo aramubwira ati have sigaho, wikigirira nabi, twese turi hano, nta muntu wigeze ugenda. Imana ishimwe. Umuntu w'Imana akwiriye kuba ari umuntu ureba icyagirira abantu benshi umumaro. Nyamara uyu murinzi Imana yamuhaye agakiza ku bw'iki gikorwa, agiye kwigirira nabi. Pawulo aramubwira ati have sigaho, turi hano twese, ndetse n'izindi mbohe twazibwiye ko nta muntu wemerewe kugenda, kubera ko ari Imana itabaye, bose bagira umugisha ku Mana, Imana izabagirira neza. Hanyuma rero uyu murinzi arabasohora, Pawulo na Sila, avuga ati bantu b'Imana, boza ibirenge, boza inguma z'inkoni bakubiswe. Arangije avuga ati ngewe ngire gute? Baramubwira ati wewe wakira umwami Yesu nawe mu nzu yawe, Imana ikugiriye neza. Hanyuma yakira umwami Yesu, abatizwa mu mazi menshi, bamusabira umugisha, nawe atangira kuvuga iby'ubutumwa, atangira kwamamaza umugabo bita Yesu, nawe aba umuhamya wo guhamya gukora kwa Yesu. Ndagira ngo mbwire abantu ngo rero gutabara kw'Imana ntikugira formule. Inzira uyu murinzi wa gereza yanyuzemo kugira ngo yakire ubutumwa, ntabwo wabasha kuvuga ngo bizaca muri izi nzira, ariko umva aho byanyuze. Aba bagororwa bari muri iyi gereza, tekereza uko basigaye batekereza, tekereza uko bibashije ikintu cyabaye. Abantu babonye Petero bamujyana mu nzu y'imbohe, mbabare mumbwire uko batekereje basanze adahari. Imana ishimwe. Kuko abarinzi bo ku bwa Petero barishwe, bose barishwe, ariko bararenganaga kubera ko ntibamenye, ntibagira imbaraga zibasha guhagarara hejuru y'imbaraga z'Imana. Ndagira nkubwire ngo iturize, niba uri mu ruhande rw'Imana, niba ukora ibyo gukiranuka, Imana izirwanirira.
Imana itugire neza. Reka dusoreze mu gitabo cya Yosuwa igice cya 6 duhere ku murongo wa mbere, turasoma amagambo makeya hanyuma dusenga n'Imana. Imana iduha imbaraga zo gutegereza Imana, kandi ni ukuri tuba abagabo nyabagabo bo guhamya Kristo Yesu. Imana itugire neza. Reka dusome twihuse igice cya 6. Haranditse ngo Yeriko hari hakinzwe cyane, kuko batinyaga Abisirayeli, ntawasohokaga kandi ntawinjiraga. Uwiteka abwira Yosuwa ati, dore nkugabije Yeriko n'umwami waho n'intwari zaho, namwe ab'ingabo mwese muzazenguruke umudugudu rimwe, abe ariko muzajya mukora kumara iminsi 6, kandi abatambyi 7 bazatware amahembe 7 y'amapfizi y'intama imbere y'isanduku. Ku munsi wa 7 muzazenguruke umudugudu 7, maze abatambyi bavuze amahembe navuga cyane mukumva amajwi yayo, abantu bose bazavugira icyarimwe, barangurura amajwi yabo, inkike z'amabuye zigose umudugudu zizaherako ziriduke, abantu bose bazurire umuntu wese imbere ye. Imana itugirire neza. Ndagira ngo nkubwire ngo gutabara kw'Imana gutandukanye n'uko umuntu abitekereza. Yosuwa ageze i Yeriko, Imana ishimwe, abaririmbyi bararirimbye baravuga ngo urugamba niruhindura isura, nawe ujye uhindura gusenga. Baravuga ngo bageze i Yeriko babona inkike ndende zubakishijwe amabuye, aho bagomba kurwanisha intwaro zisanzwe ntibyari bushoboke. Ariko Yosuwa yubuye amaso, ari hafi y'uwo mudugudu, ngo yubuye amaso abona umugabo muremure afite inkota. Yosuwa ngo agira ubwoba kuko nayo yari intwari, ngo aramubaza ati, ese uri uwo mu bacu cyangwa uri uwo mu babisha? Uwo mugabo ngo aramubwira ati, oya. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Aramubwira ati, oya, ntabwo ndi uwo mu banyu, nta nubwo ndi uwo mu babisha, ahubwo nje nonaha kubera umugaba ingabo z'Uwiteka. Imana itugire neza. Imana ijya yirwanirira. Imana ijya yirwanirira kuko ntigitsindwa, ntigineshwa, kandi uburyo ikoramo ntibugira formire. Imana itugire neza. Imana rero ihaye formire uyu mugabo bita Yosuwa, wari usigaye ayoboye abantu b'Imana. Iramubwira utumva rero nkubwire, dore Yeriko ukuntu imeze, dore ziriya nkike, dore ziriya nkuta ukuntu ari ndende, naho mwamenera ntimwashobora, zirubatse ku buryo bukomeye, nta ntwaro mufite zabasha guhirika rwa rukuta, ariko reka mbahe formire ivuye mu ijuru. Imana ishimwe. Arambwira ati, umva, genda ubwire abantu bose, ubabwire ngo muzenguruke uyu murwa gusa, uyu mujyi cyangwa se uyu murwa ugoteshejwe izi nkike, ni muzenguruke umunsi wa mbere mutahe mujye kuryama, muzenguruke umunsi wa 2 mutahe mujye kuryama, muzenguruke umunsi wa 3 mutahe mujye kuryama, muzenguruke umunsi wa 4 mutahe mujye kuryama, muzenguruke umunsi wa 5 mutahe mujye kuryama, mubikore no ku munsi wa 6 mutahe mujye kuryama. Noneho ku munsi wa 7 rero, Imana itugire neza, niba Imana yamubwita ku munsi wa 7 abatambyi, reka dusome. Imana itugire neza. Noneho kandi abatambyi 7 bazatwara amahembe 7 y'amapfizi y'intama imbere y'isanduka. Ku munsi wa 7 muzazenguruke umudugudu 7, maze abatambyi bavuze amahembe. Ku munsi wa 7 muzazenguruke noneho kangahe? 7. Imana ishimwe. Muzazenguruke 7. Iyi ni formule yo mu ijuru umuntu wese atabasha kumenya. Naho waba uri umuhanga, iyi formule mu isi ntiwayishobora. Kuzenguruka. Haleluya, haleluya. Kuzenguruka gusa rimwe, ugataha ukaryama, 2 ugataha ukaryama, 3 ugataha ukaryama, 4 5 6 ku nshuro ya 7, noneho ukazenguruka za nshuro 7.
abatambyi bakavuza amahembe, bakavuza amakondera. Abantu bose bafite ibibindi. Hano hepfo ku murongo wa 6 haranditse ngo Yosuwa mwene Nuni ahamagara abatambyi arababwira ati nimuheke iyi sanduku y'isezerano. Abatambyi 7 bajyana amahembe 7 y'amapfizi y'intama imbere y'isanduku y'Uwiteka, maze abwira abantu ati nimuhite muzenguruka umudugudu, n'abafite intwaro nabo bahite bajya imbere y'isanduka y'Uwiteka. 8 Nuko Yosuwa amaze kubwira abantu, abatambyi 7 bajyana amahembe 7 y'amapfizi n'intama banyura imbere y'Uwiteka bayavuza. Isanduku y'isezerano y'Uwiteka barayibakurikiza. 9 Abafite intwaro bo bajya imbere y'abatambyi bavuza amahembe, n'ab'inyuma bakurikira isanduka. Abatambyi bakomeza kugenda bavuza amahembe. Yosuwa ategeka abantu arababwira ati ntimuzasakuze cyane ngo ijwi ryanyu ryumvikane, ntihakagire ijambo riva mu kanwa kanyu, kugeza umunsi nzababwirira nti nimurangurura amajwi muhere ko muvuge. Nuko azengurukana isanduka y'Uwiteka umudugudu rimwe, basubira mu mahema yabo bararamo. Nuko Yosuwa azinduka mu gitondo kare, abatambyi baheka isanduku y'Uwiteka n'abatambyi 7. Tugende ku munsi wa 7 tujye ku murongo wa 15 hepfo gato. Ku munsi wa 7 bazinduka kare mu museke, bazenguruka umudugudu nk'uko bajyaga bagenza muri iyo minsi 6 ishize, ariko kuri uwo munsi ho bazenguruka umudugudu 7. Bagejeje ku nshuro ya 7 abatambyi bakibuza amahembe, Yosuwa abwira abantu ati nimutere amajwi hejuru, kuko Uwiteka abahaye umudugudu, kandi umudugudu n'ibiwurimo byose bizashinganirwa Uwiteka, ariko Marayi wa Rahabu aba ari we uzarokokana nabo mu nzu ye bose, kuko yari yarahishe ba batasi twoherezaga. Imana itugire neza. Haleluya. Imana ishimwe. Gutabara kw'Imana ntikugira forumire. Abantu be kwibeshya ku Mana. Imana ije gutabarira tabara uko byamera kose. Imana ntibura inzira. Imana ntisaba inzira, ntikomanga, ntisaba karibu ngo ivuge iti nyamuna nimureke mbanze nyureho, yaba ari nk'umuntu. Ndagira ngo ubwire ngo wewe wabonaga bikomeye, wewe wabonaga biruhije bigoye, ihangane utegereze gutabara kw'Imana. Imana iza gutabara inyuze mu buryo bwayo. Imana izagusubiza inyuze mu buryo bwayo. Inzira z'Imana ni nyinshi. Gutabara kw'Imana kurenze uko abantu batekereza. Tubonye uburyo yatabaye kwa Petero kamuvana mu nzu y'imbohe, hari hakomeye. Tubonye uburyo Paulo na Sila bacitse iriya gereza. Tubonye kandi uburyo Abisirayeli uburyo batabaye ku munsi wa 7. Barazenguruka bavuza amakondera, bararirimba, bazamura amajwi yabo basakuriza rimwe kubwo Uwiteka na Mose, kubwo Uwiteka na Yosuwa. Hanyuma umudugudu urariduka, inkike zirariduka, bose burira hejuru y'inkike. Umudugudu Imana yari bubagabije, kandi byari bimo byose byashinganwe by'Uwiteka. Ndagira ngo ubwire ngo inzira zose urimo, imigambi yawe yose uyiharire Uwiteka. Imana izagutabara mu buryo bwayo. Imana izakugirira neza, ntucike intege, ntucogore. Ibi guteye ubwoba birahari, ariko komera. Imana nihaguruka kuza kurwana nabyo, ntabwo uzamenye ukuntu bigenze. Imana ifite inzira nyinshi, twarabibonye. Tuzagira n'igihe habo no gutangana ubuhamya, kugira ngo abantu bongere bumve gukora kw'Imana, kugira ngo abantu bongere babone uburyo Imana ikora. Hari igihe tujya tukavuga amateka y'ibyabaye kera, ariko n'uyu munsi Imana iracyakora. Imana yakoze imirimo n'ibitangaza, no mu ruhande rwawe hari imirimo n'ibitangaza Imana yakoze. Nawe waguha umwanya, waza ukatubwira imirimo, waza ukavuga uburyo Imana yakugiriye neza, waza ukavuga uburyo Imana yagutabaye ubona bidashoboka. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo garurira Imana icyizere, ngwino kuri Kristo Yesu, umutegereze wihanganye. Uko byamera kose Imana izatabara. Ariko ndagira ngo mbwire abantu bishuka bagatekereza uburyo Imana izabatabaramo, ntibarekera aho ngaho. Imana ije gutabara, itabara mu buryo bwayo, nta formule wakora, ntabwo wabimenya, ntiwabishobora, ntiwabisobanukirwa. Imana yaravuze ngo nzi ibyo nibwira kubagirira ni ibyiza, erega ntabwo ari ibibi, ni amahoro. Niyo Imana itegereza kugirira abantu,
kugira ngo ibareme umutima wawe w'ahazaza. Kandi ndagira ngo mbabwire ngo inzira z'Imana zitandukanye n'iz'abantu, kandi uko Imana itekereza gutandukanye n'uko abantu dutekereza. Ndagira ngo mbabwire ngo mutegereze Imana, muhamagare Imana, habeho gusenga no kwiriza ubusa no kwinginga Imana. Imana izitabara abantu bayo. Nyamuna nimwegera Imana, nimuhamagare Imana, muhamagare Imana nayo izabegera, kandi nimurwanye Satani nawe azabahunga. Iki ni igihe cyo kwegera Imana, iki ni igihe cyo gusenga, iki ni igihe cyo kumva ijambo ry'Imana, abantu bagafata ibihe byiza byo kuba mu murongo mwiza wo gukiranuka. Kandi Imana twiringiye turabizi ko iri ntabwo ari ryo herezo, iri si iherezo ry'abakiranutsi, ntabwo ari iherezo ry'abantu b'Imana. Uwo murimo uracyahari, muracyafite byinshi byo gukora, muracyafite umurimo ukomeye wo gukorera Imana. Ariko nagira ngo mbabwire ngo nimwitunganye, mujye muhe byo gusenga, nyamara muhamagara Imana. Imana itabare mu buryo bwayo. Ntabwo Imana yatabara nk'uko mubitekereza, Imana ntiyatabara nk'uko mwebwe mubishaka. Yewe naho wasenga ukavuga ngo Imana itabare muri ubu buryo, ntabwo aribwo Imana yatabaramo. Imana itabara mu buryo bwayo. Yemwe bera b'Imana, yemwe nshuti bavandimwe muduteze amatwi, nimwinginge Imana, nimwegere Imana, Imana izatabara mu buryo bwayo. Imana ishimwe kandi Imana ikugire neza. Imana iduhane umugisha mu izina rya Yesu. Ndagira ngo mubwire ngo niba wari urushye, wari ucitse intege, niba hari aho wabonaga ibintu bidashoboka, ndagira ngo mbwire Imana igitabara, kandi Imana itabara mu buryo bwayo. Oya, ibyo watekerezaga nshuti yanjye ntabwo ariko Imana itabara. Imana itabara mu buryo bwayo. Ndagira ngo nkubwire ngo hari ibyo watekereza byose wakesha amaboko ariko bizagenda, ariko ntabwo ariko bizamera. Icyakora ufite ububasha, ufite ubushobozi bwo gukoresha amaboko yawe, ufite ubushobozi bwo kujya ku ishuri. Urakwiriye ngo wige, urakwiriye ngo ucuruze, urakwiriye gukora ibyo ugomba gukora byose. Ubikorane umwete, ushyizeho ishyaka, ngo Imana iguheremo umugisha. Ariko gutabara ni ukw'Imana, kandi gutsinda ni ukw'Imana. Urugamba ni Kristo urutsinda, kandi Imana ihagaze mu ruhande rwacu, nta wundi mubisha. Ndagira ngo utere ishyaka rero, ngo ibyo ukora byose umenye ko kunesha ari ukw'Imana, kandi Imana niza kukurwanirira. Nta muntu uzayikoma mu nkokora, nta n'uwayibaza ngo uragira ibiki. Iyo iri hejuru y'ibintu byose, iri hejuru y'ubutware bwose, iri hejuru y'abami bose, iri hejuru y'imbaraga zose. Ndagira ngo mbwire ngo Imana niza gutabara, ntabwo izareba ko ari umwami wafashe icyemezo, nta nubwo izareba ko ari abantu b'imbaraga bafashe icyemezo. Oya, ahubwo Imana niza gutabara, izatabara nk'Imana. Kandi uzasohoka umwami nawe yibaze ngo byagenze bite, kandi uzasohoka utabarwe n'abari bafite imbaraga, bafite ijambo kuri wowe, nawe wibaze bati byamugendekeye gute. Ndagira ngo nkubwire ngo uba yarakweretse Petero kiriya gihe cyo kora, Bibiliya yatweretse ko ngo amaze kugera aho abitorero bari bamaze kubwirana amakuru, amaze kubabwira uko byagenze, ibyishimo birabasaga, ariko arabamama, arabwira ati yemwe nimuhave mutasakuza mukikururira akaga. Yimuka muri uwo mudugudu ajya ahandi, ariko akomeza umurimo w'Imana. Pawulo na Sila nabo bamaze gucika ino gereza, abantu b'Imana bamaze kubagiraho umugisha, bikomereza umurimo barakomeza. Yosuwa nawe amaze kubabizwa Yeriko n'Abisirayeli, bakomeza umurimo w'Imana, bararwana, urugamba rurakomeza, Imana irabashyigikira. Ariko igihugu bahawe guhindura, baragihindura. Imana itugire neza. Imana ifite ingabo nyinshi yakoresha ikaza kukurwanirira. Imana ifite uburyo bwinshi yacamo ikaza ikakurwanira, kandi ikanesha, igatsinda. Ndagira ngo ubwire ngo gumana icyizere ku Mana, kandi Imana izakugirira neza mu izina rya Yesu Kristo. Imana iduhane umugisha mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana, tugusengere wowe warucitse intege, wumvaga hari ibikuye umutima, wumvaga ufite ubwoba, wumvaga bitazashoboka, wumvaga bitazemera. Ahari wavuganye n'Imana, ariko wavuga uti izanyura he, ariko wavuga ngo ese bizaca mu zihe nzira. Naje kukubwira ngo inzira z'Imana nyine ntabwo zigira formule. Wowe tegereza Imana, kandi wihangane, utumbire, uhagarare umwanya mwiza wo gukiranukira Imana. Iby'Imana yavuze no kubikora izabikora. Imana itugiriye neza. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Tugushimiye umwanya mwiza uduhaye. Uri Imana itabara, uri Imana isubiza, uri Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Inzira zawe nta muntu wazimenyera, imikorere yawe nta muntu wayimenyera. Cyakora abantu bajya bihimbaza bakishyira hejuru, ariko muri iri jambo tubonye ko nta muntu n'umwe uri hejuru y'imbaraga z'Imana, nta muntu n'umwe uri hejuru ukora kw'Imana.
dusengeye imitima yose yumvise iri jambo, dusabiye umuntu warucitse intege, dusabiye umuntu warusubiye inyuma, dusabiye umuntu wibaza uko bizagenda, tumusaba imbaraga zo kwihangana no kurindira no gutegereza gukora kw'Imana, kuko inzira zawe zirenze ibihumbi kandi nta muntu wabasha kumenya uko uzanyuramo ubigenza, ahubwo izina ry'Imana rihimbazwe ko igihe gikwiriye buri wese azahabwa ibyasezeranijwe. Urakoze ko mushe gusenga kwacu, ubuntu bwawe bukomeze kubana natwe mu izina rya Yesu, amen.